Shuti abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi n'ubundi ni Harerimana Wellars mumenyere n'ubundi tubahaye ikaze. Murabona ko uyu munsi twagiye ku ivuko, turi mu rugo abantu bazi Murukiri, kuri Adepr. Ubundi ahangaha nicaye, aha ni ahantu Imana yagiye tubwira ibintu bikomeye kandi bigasohora. Ahantu uyu mugano mubona uri inyuma yanjye, aha ni ahantu Imana yatubwire ko izatwubakira, aha ni ahantu Imana yatubwiye ko izadukura ubuzima bubi. Imana irabikora. Bahaye ikaze nshuti za gusengerwa, abari ku migabane itandukanye y'isi, abari mu gihugu cyacu mbahaye ikaze, abari muri Amerika, abari mu Faransa, abari Dubai, abari mu Bubiligi, mwese mbahaye ikaze. Ndavuze ngo amahoro y'Imana nabaho mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Shuti abantu mwese mukunda Rukiri, ubundi mwari muzi ko Rukiri yafunguye? Nongeye kubibutsa ko Rukiri twarafunguye. Imana yagize neza mu Rukiri, barafunguye. Tuvuga mu Rukiri, kamera naraza gucisha gato cyane abereke Rukiri, ubundi muze kubabona. Mbahaye ikaze n'ubundi mu materaniro, abantu mudaheruka mu materaniro mbahaye ikaze mu materaniro. Mwongere muze mu nzu y'Imana. Ni Harerimana Wellars n'ubundi ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko gatangiye dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye umugambi wa mwiza, tugushimiye uburyo ubana natwe, tugushimiye uburyo ujya uturengera, tugushimiye uburyo unengera ubwoko bwawe, abantu waremye, abantu wacunguje amaraso y'igiciro. Tugushimiye uburyo ugenda wimana buri muntu wese, ukagenda umurwanirira. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro Uwiteka. Remyemera Kristo umuntu wese ugiye kumvira ijambo ahabwa umugisha na muri iki cyumweru. Imbaraga z'Imana zihembura umutima we, ugiye kuryumva ari mu gihugu cyacu, ugiye kuryumva ari muri Amerika, ugiye kuryumva ari mu Busuwisi, ahantu hose ugiye kumvira ijambo afashwe naryo, uri kurikiranye live afashwe naryo. Tugushimiye kuri kumwe natwe muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere. No turasoma ku murongo wa 12. Hari ijambo rivuga ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakora abamwemeye bose, bakizera, bakumva izina rye, bakamwemera. Icyakora icyambere ni abana b'Imana, kuba abana b'Imana. Icyakora icyambere ni ukumwemera, ni ukwemera izina ry'Imana, ni ukwemera imbaraga z'Imana, ni ukwemera ubutabazi bw'Imana. Icyakora abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana, kuba abana, kandi niko biri. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga ku mubyeyi n'umwana, kuko nanjye narabyaye, mfite abana. Iyo ntashe umwana wanjye akambona, arambwira ati, papa wazanye umugati, wazanye, ndashaka biswi, ndashaka capati, ndashaka ikinyomoro. Mbese iyo tashe umwana, kuko umwana aba afite se, arakubaza, papa icyo nshaka. Kandi ni ngombwa niba uri umubyeyi kugira ute, kugishaka umwana ukakimuha. Iyo ufite umubyeyi
ntuhangayika. Uyu mwana ari kumwe na se ntahangayika, umwana uri kumwe na papa we ntashobora guhangayika. Icyambere aba yumva arinzwe, aba yumva arinzwe, aba yumva ashyigikiwe, aba yumva yuzuye, aba yumva afite imbaraga kuko ari kumwe n'umubyeyi we. Haleluya, Imana ishimwe. Iyo umwana ari kumwe n'umubyeyi, reba umwana yatemberanye na papa we cyangwa n'ababyeyi be bakajyana bagatemberana, uyu mwana aba yizeye ko araza kurya, aba yizeye ko araza kunywa icyo ashaka kubera ko ari kumwe n'umubyeyi we. Naho imvura yagwa, naho izuba ryacana, uyu mwana ntashobora kugira ikibazo kuko uyu mwana aba ari kumwe n'umubyeyi we. Noneho twebwe, haleluya, abamwemeye bose bakemera Kristo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Tayasirimu, ntabwo umva, dufite papa udatsindwa ku rugamba, dufite papa utagira ikintu na kimwe abura. Ndashaka kukwibutsa ko ufite papa. Icyambere ni ukumwemera, ni ukubamwemera, kugira amahirwe yo kwemera Yesu Kristo, ukemera Imana Data, ukemera Imana Rurema, ukayemera, mukaba inshuti. Icyambere uhinduka umwana. Iyo twemeye Imana duhinduka umwana. Ahantu nicaye uzi ko papa guha amasezerano, papa guha amakuru. Murabizi neza ko n'ubundi yubyaye umwana uramubwira ati mwana nzakurira amashuri ga, papa wo mu ijuru nawe ajya duha amakuru. Aha nicaye yajyaga ahaduhera amakuru, akaba ati nzakugirira neza, nzakubakira, nzahindura amateka. Aha nyine nicaye hangaha mu Rukiri. Icyakora abamwemeye alopele siri boriyama yaba dufite ububasha. Iyo wemeye Imana, ukemera Imana Data, ukemera Imana n'umwana n'umwuka wera, ugakiranuka, uhinduka umwana mu rugo. Uyu mwana, kuba turi abana mu rugo turarinzwe, kuba turi abana mu rugo ntacyo tuzaba. Kuba uri umwana mu rugo ntuzapfa gukenyuka. Impamvu utapfuye ngo nkurikiye nuko ufite papa, impamvu utasebye nuko ufite papa. Birashoboka ko ushobora kuvuga ngo uri imfubyi nta mubyeyi ufite, upfa kuba ukunda Imana, upfa kuba ukunda Imana, upfa kuba waramenye Yesu, upfa kuba waramenye Yesu ukamwizera, uri umwana we. Haleluya, Imana ishimwe, Imana yabwe icyubahiro. Upfa kuba waramenye ukamenya Imana. Kumenya Imana biguhesha guhinduka umwana. Kumenya Imana biduhesha guhinduka abana. Umaze kuba umwana rero, umubyeyi atangira kugupangira umushinga. Amenya ko papa, amenya kuziga, amenya kuzabaho, amenya kuzashaka, amenya kuzubaka, amenya kuzagira inzu muri Kigali, amenya wasinimo, amenya kuzagira agaciro. Iyo ufite papa amenya yuko nema uri kurogwa akakurogora. Uyu mubyeyi dufite Imana Data baraturoga ntacyo tuba, baratongera ntacyo tuba kuko turi kumwe na papa. Ariko wamvuge ngo amen. Imana ishimwe. Kuba umwana mu rugo, ndagira ngo yibutse ko uri umwana mu rugo, uri umwana mu rugo. Mushiki wanjye nkurikiye uri muri Amerika, Imana ishimwe ko yaguhaye urubyaro. Ndagira ngo ubwe ejo bundi waranyandikiye impamvu wabyaye baravuze ngo ntuzabyara indu yimazeho igihe kirekire nuko ufite papa. Iyo dufite kugira papa, kuba abana b'Imana, kuba umwana w'Imana. Ndakwifuriza kuba umwana w'Imana. Ubundi uri umwana wande? Uri umwana wande wowe? Uri wande? Kuba umwana w'Imana icyambere. Iyo uri umwana w'Imana icyambere wumva amahoro. Icyambere wumva amahoro. Icya kabiri hari amakuru. Icya gatatu Bob arimo arande bakavuga ati ariko se niko bagiye kumvuga buriya ngende umwana wande. Bob uri umwana wande?
kuba umwana w'Imana, kuba umwana mu rugo, ukaba umwana mu rugo. Iyo turi abana mu rugo, wagize ngo impamvu utapfuye nuko uri umwana mu rugo. Icyambere aguha izina. Iyo wamenye Imana igukuraho izina ribi ikaguha izina ryiza. Wari indushi akuvana mu muruho akaguha izina. Wari mayiboba akuvana mu mayiboba akaguha izina. Yaduhaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana, kandi niko biri. The way sin mandola niko biri. Byari byaragucanze arabicangura, wabuze icyerekezo, ariko uragira icyerekezo, urabura icyerekezo kandi ufite papa. Kubera iki? Umva, uyu data dufite ntakodesha, uyu data dufite ntiyubaka, ibyaremwe byose nibye. Imana ishimwe. Uyu data dufite ntaruha, ntasaza, ntashobora gusaza. Uyu data ngira ngo umenyeshe ko papa ufite ntahinduka, iminsi n'ibihe ntibimuhindura. Tewene mandola pewa izikere for ya man. Uyu papa dufite, uyu data ufite, ndagira nkwibutse ko data ufite we ntakangwa n'iminsi n'ibihe, ntakangwa n'indwara z'ibyorezo, ntakangwa n'uruzerero. Ndagira nkwifurize kugira papa. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina yabahaye bwo kuba abana b'Imana, kwitwa umwana w'Imana, kandi niko biri. Iyo umuntu yakira Yesu nk'umukiza akava mu byaha agahinduka, Yesu amuhindurira izina, amuvanaho amazina y'umuruho, akamuvanaho amazina ya kera, akamuvanaho amazina ya karande, yarangiza akamuhindurira izina, ukitwa umwana w'Imana. Iyo ukiri mu byaha uba ufite ibibazo, uba ugendwa n'imbaraga za karande, n'imbaraga z'ibyaha, n'imbaraga za shitani. Ariko iyo umaze kwakira Yesu nk'umukiza ugahinduka, uhinduka umwana w'Imana. Imana igukuraho amazina mabi. Ndakwifuriza ko Imana igukuraho ayo bakwise mu izina rya Yesu Kristo. Iyo wamenye Kristo, iyo wamenye Imana, Imana igukuraho amazina mabi, igukuraho amazina y'umuruho. Hari amazina bakwise, ayo ngayo Yesu yiteguye kuyakuvanaho. Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga. Shuti wo nkurikiye, Imana igukiza amazina mabi ku buzima bwawe. Imana igukiza amazina y'umuruho ku buzima bwawe. Imana ku buzima. Hari ayo umuntu avuka mu muryango bakamwita. Haleluya. Hari ayo umuntu ukura bakakwita amazina. Iyo turi muri Yesu izina rirahinduka. Iyo turi muri Kristo Yesu izina rirahinduka. Amazina mabi avaho, hakaza izina ryiza. Tarobene kosidi mandora. Kuri itariki najya nkubwira ngo Yesu agukureho amazina mabi. Nawe ubwawe ushobora kwireba ukabona amazina mabi arakuzengereza, ariko Yesu agukiza amazina mabi. Yesu Kristo twizeye agukureho izina ribi, azana izina rishyashya ku buzima bwawe, izina rihindura. Dewe sini izina duhabwa rikazana umugisha, izina duhabwa rikazana ubuzima, izina duhabwa rikazana kurama, izina uhabwa ukagira igikundiro, izina uhabwa ukagira ubwenge, izina uhabwa amashuri gahinduka, izina uhabwa izina uhabwa ni wano shiribori wari waratawe ugatoragurwa izina. Ndakwifuriza ngo Yesu agukuraho amazina mabi, Yesu akuremera izina rishyashya ku buzima bwawe. Icyakora bamwemeye bakizera izina yabahaye ububasha. Shuti wo nkurikiye muri kano kanya, hari amazina bakwise, ariko ndakuvuga ngo hari umugabo twizeye yagukuraho amazina bakwise. Ayo bakwise Imana yakuraho ikazana izina ryiza. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kandi niko biri. Mbambwire, ibihe bijya biza amazina agahinduka. Ibihe bishobora kuza izina ryawe rigahinduka. Igihe tuzaganira mbaganize ku kintu cyitwa igihe Imana yagiye ku buzima bwawe kizazana n'izina ry'icyo gihe.
ariko uyu mwanya ndumva umwuka w'Imana nkubwire wowe nkurikiye ngo Yesu agukureho izina ribi. Kandi ndajya nkwibutse ko uri umwana mu rugo. Nimba utari uzi ko uri umwana, ndajya nkumenyeshe ko uri umwana mu rugo. Uri umwana kandi ntacyo uzabona kuri papa. Uyu papa ni data wa twese mwiza. Imana ishimwe, ni umucunguzi wacu. Uyu papa nta kintu na kimwe abura. Atanga amahoro, atanga ubuzima, atanga imibereho, atanga umunezero. Yesu Kristo, uyu papa twize, Imana twizeye ikura mu rupfu igatanga ubuzima. Uyu papa twizeye ntajya aburira umuntu icyerekezo. Ndakwifuriza ngo nawe uvanweho amazina mabi, hazi izina ryiza ku buzima bwawe. Ndagira ngo wari unkurikiye dufatanye gusenga Imana muri kano kanya. Icyambere, harayo bakwize, harayo wavutse usanga barayakwize. Nawe harayo wiyita bitewe n'ukuri ayo bakwita ukayikiriza. Ukavuga ati mva nikomeze kabisa, baba turi nyirandushye ati nyirandushye, bavuga turi nzahara ati nzahare, bavuga ati wapfuye uko ati napfuye uko. Mbese ariko ndagira ngo ayo mazina mabi Yesu yavaneho, Yesu azane izina ryiza ku buzima bwawe. Nkuzaniye ubutumwa ko Yesu afite gahunda yo kugukiza izina ribi bikiri ku buzima bwawe. Birashoboka ko ufite ibyo wiswe bitewe n'ubuzima ubayemo. Ubuzima bw'upfubyi ubayemo wakitwa upfubyi, none ukajya urarurira ntujye umuntu kwitaho, ariko Yesu ajya ahindura izina. Birashoboka ko waba uba mu muhanda nta naho kucumbika ufite, ariko Yesu ajya ahindura izina. Wari uri mu muhanda akaba umuntu udasanzwe ku buzima bwe, Yesu akukureho izina ribi. Birashoboka ko mu mahanga ho wice mu cyo gihugu byagucanze witwa izina ry'uko usazi iwanyu. Iryo zina Yesu arivana hazana izina ryiza. Uzi izina we umuntu yitwa, uzi gutambuka banakamvuga ngo yasaje iwabo, yashaje iwabo, arashaje. Izina ni kera bavuga ngo yabaye icyacumi cy'itorero. Izina ribi bituma unatambuka bakavuga ngo dore ngo warahise. Yesu agukiza izina ribi ku buzima bwawe. Icyakora abamwemeye bose, ntabwo Imana yigeze irobanura. Icyambere ni ukumwemera, wamara kumwemera ugakurwaho izina ribi. Newe sika mandola, ntabwo wakifuza ko ukurwaho izina ribi utari wemera Imana. Urabanza wemera Imana, numara kwemera Imana ukurwaho izina ribi ku buzima bwawe. Hari abantu bifuza ko Imana ibakura amazina batari bemeye. Icyakora ni ukubanza ukemera papa wawe, ukemera Imana, ukemera ko ufite umucunguzi, ukemera Imana data n'umwana n'umwuka wera, ukemera ugahinduka, ukemera ukava mu businzi, ukemera ukava mu busambanyi, ukemera ukava mu bujura, ukemera ukava mu moko, ukemera ukava muri ibyo byaha. Wamara kuva muri ibyo byaha, Imana igahindura izina ku buzima bwawe. Urifuza ko amazina ahinduka utarahinduye ingeso? Yesu naguha imbaraga zo kureka ibyaha, amazina azahinduka. Kwemera ntabwo ari ukuzura umusenge. Kwemera ni ukwemera ukabanza ugahandura ibyaha muri wowe. Haleluya. Meruka kwakira umwana w'umukobwa, yemera kwakira Yesu nk'umukiza. Mana yanjye, abapfumu baramuhekejeje binagenda yambaye imiti. Yuko umuntu atari yamenye Imana araruha. Umuntu utaramenya Imana mwabana Imana mwararuha. Baramuhaye umwambaro wo kwambara, akawambara ukwezi kumwe, amezi abiri, igihe cyose. Abapfumu baramubwiye ngo uyu mwambaro ntuzawuvanemo. Reka nkubwire, iyo utamenye Imana uraruha. Abapfumu birirwa bamuzereza ngo ntazigere uvanamo uyu mwambaro. Ariko Mana yanjye we, iyo wemeye Kristo, iyo wemeye Imana, haleluya, iyo wemeye Imana, uyu mwambaro uvaho, umwambaro uvaho mubi.
uyu mwana w'umukobwa yarakijwe, amaze gukizwa avanamwe imiti, araturayitwika, arakizwa, ubu ni umwana mu rugo, yahawe izina rishaje. Ndakwifuriza guhabwa izina ayo witwa Imana yakuvaneho. Urashaka kwitwa izina uri inzahare, uri umusinzi, wananiranye, umuryango wo kuyiha amaboko, abavandimwe wo kuyiha amaboko, ngabona ntacyo uzimarira muri karitsiye, ahantu hose baravuga ati uriya byararangiye. Ndajya nkubwire ngo nkurangira ahantu wabona amahoro. Sanga Yesu ukizwe, Yesu agukureho izina ribi, azana izina ryiza. Ndagira ngo dusenge Imana. Ese urifuza ko wakakira Yesu nk'umukiza, akagukuraho izina ribi, akazana izina ryiza ku buzima bwawe? Uravuga ngo mwami Yesu, kuri iyi tariki ndakwakira nk'umukiza, unkure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, umpindure umwana wawe. Guhera iyi tariki sinzasubira mu byaha ukundi. Fata amateka yanjye mabi uyahambire, ajugunye, undemere amateka mashyashya ku buzima. Ndagira ngo nawe unkurikiye uhangayitse kandi uri mu rugo kwa papa, ndagira ngo dufatanye dusenge. Papa ntacyo yabuze, nubwo ubabaye, nubwo ugeragezwa, nubwo ufite agahinda, nubwo ufite umubabaro, nubwo ufite ibikomere, nubwo ufite ibibazo byinshi mu buzima bwawe, ufite ibibazo mu rugo rwawe, ufite ibibazo mu kazi kawe, ufite ibibazo mu rusengero, ufite ibibazo ahantu henshi, ufite ibibazo, ariko ngiye ngo uri mu rugo. Kuba uri mu rugo rero, Yesu yiteguye kugukiza izo ntambaro ufite, ako gahinda ufite, Uwiteka yiteguye kukumara. Ndagira ngo no mene kosika mando lebo elefai. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana. Umwana mu rugo nta cyabura, nta kintu ugomba kubura, kuko uri umwana mu rugo. Ndankuzaniye meshaje kubwira ko uri umwana mu rugo, ijuru rije kukurenganura. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ngushimiye abera bose, uri Kristo, uri umutabazi. Ngushimiye umuntu udukurikiye wemeye guhindura, agahindura ingeso, akaba umwana mu rugo. Ngushimiye kandi ene wasini mandora n'abana bari mu rugo bari ko bahangayitse, uyu munsi ubakura amazina mabi ayo bise bavaneho, amazina bitewe n'igihe bahagazemo, amazina y'umuruho, amazina y'uruzero, amazina ya karande, amazina y'agasuguru, ayo yavaneho. Urakoze Mana kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha. Abari badukurikiye mwese, ijambo ry'Imana kagaruka. Bye bye.